ubona ari ntafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva rimwe umutima ubona ari ntafite ibyizero ijambo ryawe riranyobora. Nshuti mwene data mukundwa unteze amatwi, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Nkuko mubizi turi mu kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo aho tureba ibyabayeho mu gakiza kacu, ariko nkuko mubizi ubushize hari uwabajije ikibazo kirebana n'isabato, bituma twibaza niba koko umukristo akwiriye gukomeza isabato. Mbere yuko tukomeza tukakiganiraho, reka dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye kuri uyu munsi waduhaye kugira ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Reka imitima yacu Mwami Imana isanganyirizwe imbere yawe kugira ngo uyoborwe n'umwuka wera mu kumva ijambo ryawe no kuryumvira, kandi uduhe rwose umutima ukangutse kugira ngo tubashe kumva icyo uvugana n'ubugingo bwacu muri uyu mugoroba. Reka ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data wa twese n'ubusabane no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese ndetse n'abizera bose mu izina ryera rya Yesu, amen. Mbese umuntu yatangira yibaza ngo umukristo agomba gukomeza isabato cyangwa umukristo akwiriye gukomeza isabato? Iki ni ikibazo kigari cyane umuntu wese yakwibaza. Iki ni ikibazo cyabajijwe ubushize na mwene data Alphonse, yibaza niba koko ubwo twabatuwe ku mategeko bikwiriye ko umukristo yakomeza gukomeza amategeko. Ariko se kwari abavuga yuko yes amategeko twayabatuweho ariko tugomba kubahiriza isabato. Byatumye nibaza ikibazo kibaza ngo mbese umukristo agomba gukomeza isabato? Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, kandi iryo jambo isabato ryanditswe muri urwo rurimi. Imana yashyizeho umunsi wa karindwi iwita isabato, ari nawo munsi wo kuruhukaho. Nyamara si uwo munsi wagombaga kuruhukwaho gusa, kuko urebye mu gitabo cy'Abalewi wasangamo n'indi minsi Imana yategetse abantu kuruhukaho. Turebe imwe muri yo. Umunsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi wari umunsi w'isabato. Abisiraheli baruhukagaho. Uwo munsi ntibagiraga uburenganzira bwo kugira icyo bakora na gito. Bagombaga guterana gusa, bagatanga ibitambo no kuvuza impanda gusa. Tubisoma mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 23 kugeza 25. Icya kabiri, umunsi wa 10 nanone w'uko kwezi wari umunsi w'isabato. Uwo munsi nawo babuzwaga kugira icyo bawukoraho. Uwo munsi bagombaga kuruhuka, bagateranira hamwe gusenga. Abalewi mu gice cya 23 umurongo wa 26 na 27 ndetse n'umurongo wa 32 niho tubibona. Uwo munsi witwaga umunsi mukuru w'impongano. Icya gatatu, nanone mu minsi mikuru 15 y'uko kwezi bubahirizaga iminsi mikuru y'ingando icyumweru cyose. Umunsi wa 10 n'uwa 23 yabaga iminsi y'isabato, nkuko tubibona mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 33 na 34 ndetse n'umurongo wa 39. Muri icyo gitabo rero tubonamo iminsi mikuru 4 ari y'umunsi wa mbere w'uko kwezi, uwa 10, uwa 15 n'uwa 23. Iyo yose yari iminsi y'isabato. None niba umunsi wa mbere warabaga isabato, twakagombye gutekereza ko umunsi wa 8, uwa 10 n'uwa 15 cyangwa se n'uwa 20 nayo yagombaga kuba amasabato. Imana yaravuze iti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye. Mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 13. Ntabwo Imana yavuze ngo ntimukabure kuziririza isabato yanjye, ahubwo Imana yaravuze iti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye. Urabona rero ko ibyo bigaragaza ko habaga amasabato menshi.
bamwe bavuga yuko bakomeza cyangwa se baziririza isabato ngo kuko Imana yabibategetse muri Bibiliya. Nyamara ariko yenda byaba byiza ari uko abo bantu baziririza iminsi ibiri nk'amasabato mu cyumweru. Ijambo isabato risobanuye kuruhuka. Ubutaka nabwo bwagombaga kuruhuka isabato. Bwahingwaga imyaka 6 gusa, uwa karindwi bukaruhuka. Muri uwo mwaka Abisiraheli ntibagiraga uburenganzira na buke bwo guhinga imirima yabo. Imana yari yarategetse Mose ko n'ubutaka nabwo bugomba kuziririza isabato y'Uwiteka, nkuko tubisoma mu Balewi igice cya 25 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 2. Ibyo rero bitugaragariza yuko ijambo isabato risobanura ibyishimo cyangwa kuruhuka, si umunsi umwe gusa w'ikiruhuko. Iryo jambo isabato riboneka hafi inshuro 100 mu Isezerano rya Kera. Kenshi iryo jambo ryakundaga gukoreshwa ku munsi wa karindwi, umunsi usoza icyumweru, ari nawo munsi abantu baruhukaho. Nyamara iryo jambo ryakoreshwaga no ku yindi minsi mikuru. Reka turebe noneho gukomeza isabato byaba bisobanuye iki. Bibiliya ivuga yeruye uburyo isabato yagombaga kuziririzwa. Dushobora gusoma andi mategeko Imana yategetse yerekeye kuziririza isabato muri iyi mirongo ikurikira. Mu Kuva igice cya 16 umurongo wa 23 kugeza 30, igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza 11, n'igice cyaho cya 31 umurongo wa 12 kugeza 17, ndetse n'igice cya 35 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 3. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 28, n'igice cy'Abalewi cya 26 umurongo wa 33 kugeza 35, ndetse no kubara igice cya 15 umurongo wa 32 kugeza 36, no muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 21 na 27. Reka tuvuge amwe muri ayo mategeko. Icya mbere, baziririzaga isabato bahereye ku wa 5 nimugoroba izuba rirenze bakageza ku wa 6 nimugoroba nanone rirenze. Icyo gihe Abisiraheli bagombaga kuguma mu mazu yabo amasaha 24 yose badasohoka. Umunsi wa karindwi wababeraga umunsi wo kuruhuka rwose. Ntibagiraga andi materaniro yabo bwite cyangwa gutegura ibyo kurya by'umunsi mukuru uyu n'uyu uretse gusenga. Ikindi, kuri uwo munsi nta muntu washoboraga gukora umurimo uwo ari wo wose, n'amatungo ubwayo ntiyashoboraga kugira icyo akora kuri uwo munsi, cyangwa abashyitsi bari mu rugo rw'abubahirizaga isabato ntibashoboraga gukora n'akarimo na gato nko kwatsa mu ziko n'ibindi. Ikindi, iyo batazirizaga uwo munsi barahanwaga bikomeye. Hari umuntu umwe watoraguye inkwi ku isabato, bamubonye bahera ko bamwicisha amabuye. Tubibona mu Kubara igice cya 15 umurongo wa 32 kugeza 36. Iyo Abisiraheli batubahirizaga itegeko ryo kuraza imirima yabo ngo ye guhingwa iruhuke ku gihe cy'isabato yagenwe, barahanwaga. Wakwibaza uti bahanwaga bate? Bajyanwaga ari imbohe mu gihugu cy'i Babuloni, bagakorera y'uburetwa imyaka 70. Tubibona mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 34 na 35, ndetse no muri Ezekiyeli igice cya 22 umurongo wa 8 n'umurongo wa 26, ndetse n'umurongo wa 31. None rero abaziririza isabato bari bakwiye kuriziririza nk'uko itegeko ryayo riri muri Bibiliya. Ni bande bategetswe kuziririza isabato? Bategetswe kuyiziririza gihe ki? Ijambo isabato ryatangiye kugaragara mbere na mbere mu gitabo cyo Kuva. Usibye mu itangiriro igice cya 2 aho Imana yahaye Adamu na Eva isabato, ariko mu bundi buryo mbere na mbere ahandi isabato yongeye kugaragara cyangwa kuvugwaho ni mu Kuva igice cya 16 umurongo wa 23 kugeza 30. Abisiraheli batangiye icyo gihe bari batangiye kwitotomba bitewe n'inzara. Imana ibaha manu. Mose yategetse Abisiraheli ko buri wa 6 bagombaga gutoragura manu zibahagije ku minsi 2 kugira ngo nibucya ku wa 7 ariho ku isabato hatagira ujya gutoragura izindi. Hashize igihe gito Imana ivugana na Mose ku musozi wa Sinayi, imubwira ko ategeka Abisiraheli kuziririza isabato. Tubibona mu gice cya 20 umurongo wa 1 umurongo wa 2 uwa 8 n'uwa 11. Nyamara ariko iryo tegeko yari yararitanze na mbere hose
nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 16 umurongo wa 23 n'umurongo wa 30. Dukwiriye kumenya yuko itegeko ryo kuziririza isabato ryahawe Abisiraheli. Abisiraheli bamaze imyaka myinshi, bari bamaze imyaka myinshi babizi, kuko bakwiriye babwiye Imana bati, wamanukiye ku musozi Sinayi uvugana nabo uri mu ijuru, ubacira imanza zitabera, ubaha amategeko y'ukuri n'amateka atunganye n'ibindi byategetswe, ubamenyesha isabato yawe yera, ubategekesha umugaragu wawe Mose. Tubibona muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 13 na 14. Ijambo isabato ni ikimenyetso cy'isezerano rihoraho Imana yahaye Abisiraheli, nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12 na 17, Ezekiyeli 20 10 na 12. Icyo kimenyetso nticyahawe abanyamahanga cyangwa itorero. Benshi ntibasobanukiwe ukuri kwa Bibiliya kubera yuko batazi yuko Imana yagabanyije abantu mu bice bitatu ku buryo bukurikira. Icya mbere, hari Abayuda ari nabo bahawe ayo mategeko arimo n'isabato, hari abanyamahanga, ndetse hari n'itorero ry'Imana, nk'uko tubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 32. Mu gihe cya Mose, Imana yategetse Abisiraheli kuziririza isabato. Bagombaga kuyiziririza kugeza igihe Kristo avukiye mu isi, kandi nubwo Imana yari itari yakuraho isabato, yagize ikivuga ku ishyanga ry'Abisiraheli iti, nzamumaraho ibyamunezezaga byose, ibirori bye n'iby'imboneko z'ukwezi bye n'amasabato ye n'amateraniro ye yose yategetswe. Tubibona muri Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11. Imana rero izasohoza buri jambo ryose yavuze muri Bibiliya. None ni igihe ki Imana yakuyeho isabato n'amateraniro y'idini mu Bisiraheli? Tubona ko yabikuyeho igihe bari bamaze kwanga Kristo nk'umwami wabo. Icyo gihe yaretse Abisiraheli igihe gito. Yategetse Hoseya kwita umwana we Rowami, risobanurwa ngo mwebwe ntimukiri abantu banjye. Tubibona muri Hoseya igice cya 1 umurongo wa 9. None niba Abisiraheli batakira abantu b'Imana, bigaragara ko nayo itakiri Imana yabo. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 9 kugeza ku gice cya 10 hatubwira yuko Imana yakuyeho amasabato n'amateraniro y'idini ry'ishyanga ry'Abisiraheli kuko banze umwami wabo Yesu. Ariko nanone tubona yuko Imana izongera kwemera Abisiraheli nk'abantu bayo itorero rimaze kuzamurwa mu ijuru. Muri icyo gihe cy'ibyago bikomeye, abantu bazongera kuziririza isabato. Tubibona muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 20. Abahanuzi nabo batubwiye beruye yuko igihe Yesu azima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi, abantu bazaziririza isabato. Ibyo tubisoma muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 23 na Ezekiyeli igice cya 46 umurongo wa 1. Isabato ni ikimenyetso cy'isezerano rihoraho hagati y'Imana n'Abisiraheli. Turagaruka mu kanya. Utogoza waramumeje numakukuzera wabidushaka byose bibeho wabinyumvise ijambo ryawe ryera maze numva indemye umutima nubwo nari ntafite ibyizero ijambo. Ikindi twareba, ese kuvuga ko Imana yaremye ibintu byose mu minsi 6 kuwa 7 ikaruhuka bisobanuye iki? Koko Imana imaze kurema ibintu byose yaruhutse ku munsi wa 7. Iryo jambo ritwigisha ikintu gikomeye. Icyo cyigisho kigaragara kenshi muri Bibiliya. Igihe Imana yari imaze kurema isi, yashatse kumenyesha ibyo yaremwe byose ko bikwiriye kuruhuka 1/7 cy'ibihe byayo. Bityo rero itegeka Abisiraheli kuruhuka ku isabato ari wo munsi wa 7 no kudahinga ubutaka buri mwaka wa 7. Ni ukuvuga yuko batari bafite uburenganzira bwo guhinga imirima yabo muri uwo mwaka wose. Imana yarangije imirimo yayo mu minsi 6, wa 7 iraruhuka. Imana iha uwo munsi wa 7 umugisha, iwuhindura umunsi utandukanye n'indi minsi yose, kuko ari wo munsi yaruhutseho imaze kurangiza imirimo yayo yose, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza umurongo wa 3. Ariko se twavuga ko Imana yari irushye akaba ariyo mpamvu yaruhutse? Reka da, ntabwo ariko biri.
uwabaza icyo kibazo rwose yaba yirengagije cyangwa se yaba ashatse kunyuranya n'ukuri kwa Bibiliya. Imana ntiyaruhutse ibitewe n'uko irushye, ahubwo yaruhutse ibitewe no kwishimira imirimo yakoze kuko yari myiza. Uwo munsi wa karindwi rero Imana yishimiye imirimo yayo igihe yari imaze kurema isi n'ibirimo byose. Ibyo bidufasha kumenya impamvu Imana yahaye abantu isabato yo kuruhukaho. Ni urugero rw'umunezero dufite muri Kristo. Ibyinshi tubona mu isezerano rya kera ni ibimenyetso by'imigisha ikomeye dufite muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 na 17. Twibwira yuko iryo jambo ari ryo Yesu yabwiye abigishwa be babiri yahuriye nabo Emawusi, igihe yababwiraga ibyanditswe kuri we mu isezerano rya kera muri Luka igice cya 24 umurongo wa 27. Ntidusoma yuko abantu bishimiye kuruhuka ku munsi wa karindwi nk'uko Imana yabigenje, ariko Bibiliya itubwira yuko nyuma y'igihe gito abantu bagomeye Imana, bakora ibyaha bigwira mu isi ari byinshi. Uhereye icyo gihe abantu ntibongeye kuruhuka ngo bagire ituze. Ikindi twakwibaza, mbese abakurambere bacu ba kera baziririzaga isabato? Mose yabayeho imyaka ibihumbi byinshi nyuma ya Adamu, ariko nta jambo na rimwe tubona muri Bibiliya rivuga iby'isabato kuva igihe cya Adamu kugeza igihe cya Mose. Hari benshi bajya bavuga ngo Adamu yaruhutse isabato, Aburahamu yaruhutse isabato, ariko mu by'ukuri nta hantu na hamwe tubona yuko abo bakurambere bacu baruhutse isabato. Isabato tuyibona hariya mu Itangiriro igice cya 2, tukongera kuyibona mu Kuva. Hagati aho nta hantu tubona abantu na bamwe b'abakurambere bacu bigeze baziririza isabato. Ari Adamu, Abeli, Seti, Enoki, Nowa, Aburahamu, Isaka, Yakobo cyangwa n'undi wese wabayeho muri icyo gihe, nta numwe tubona muri Bibiliya wajiririje isabato. Ni koko Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi, ariko nta numwe yategetse kuziririza uwo munsi kugeza ubwo yahereye Abisiraheli amategeko ku musozi wa Sinayi. Mu gitabo cya Yobu dusoma byinshi byerekeye abantu babayeho kera, ibyo bagombaga gukora n'ibyababayeho byose, ariko nta jambo na rimwe tubona bategetswe ryo kubahiriza isabato. Isabato yabaye ikintu gikomeye mu Bisiraheli mu gihe cya nyuma. None niba Imana yarategetse abantu ba kera cyane kuziririza isabato, ni impamvu ki bitaboneka mu gitabo cya Yobu? Yenda tuvuge yuko bamwe baruhukaga umunsi umwe mu minsi 7, bishakira gusa gufasha imibiri yabo kuruhuka. Ariko nubwo twatekereza yuko babikoraga gutyo, twibuke yuko Imana itigeze ibibategeka. Ikindi twareba cyangwa se twakwibaza, mbese Yesu yaziririzaga isabato? Yesu yari ku isi mu gihe cy'amategeko ya Mose, nk'uko tubibona mu Bagalati y'igice cya 4 umurongo wa 4. Kubw'ibyo nawe yagombaga gukurikiza amategeko. Yari Mesiya, ari nawe Kristo, kandi yarazi yuko icyo gihe Abisiraheli bari mu minsi cyangwa se munsi y'amategeko. Tubona Bibiliya itubwira iti, ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Tuyibona muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16. Ahandi muri Luka 4:31 haragira hati, aramanuka ajya i Kaperinawumu n'umudugudu w'i Galilaya abigisha ku isabato. Umwami Yesu yagaragaje ko Imana ishaka yuko ibera Abisiraheli imigisha. Aravuga ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Tuyibona muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 27. Yesu yakurikije itegeko ry'Imana ryerekeye isabato. Koko kandi Yesu yakurikije amategeko y'Abayuda yose. Niwe ubwe washoboye kuyakurikiza yose, abandi barayananiwe, ariko we yayashoboye yose. Yaravuze ati, Mana yanjye, nishimiye gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Tuyibona muri Zaburi ya 40 umurongo wa 8 n'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 9. Igihe Yesu yari akiri ku isi, abafarisayo n'abanditsi nibo bayoboraga Abayuda mu by'ijambo ry'Imana.
kubera ubwo butware bari bafite, isabato bayihinduye umutwaro uremerereye abantu. icyo gihe batanze uburenganzira bwo gukora imirimo imwe n'imwe, bimana ubwo gukora indi. Bageze igihe biyongereraho andi mategeko, bageza ku 1512. Urumva rero ko iyo atari isabato nyakuri. Abisiraheli bagerageje gukora ibyiza no gukomeza iby'idini yabo ku isabato, ariko mu yindi minsi bakaba inkozi z'ibibi. Ibyo byababaje umwami Yesu. We ntiyashakaga ko bagira bimwe bashobora gukora ku isabato n'ibyo badashobora gukora. Yashatse ko bamenya isabato icyo ari cyo mu mitima yabo. Yagerageje kubereka yuko isabato ari ikimenyetso cy'umunezero bagombaga kubona muri we. Umwanditsi w'igitabo cya Matayo yagaragaje yuko Kristo ari we Mesiya, ariko abayuda banga kwemera ko Kristo ari we mwami wabo cyangwa se ari we Mesiya. Kubera iyo mpamvu Yesu yatangiye gucyaha imidugudu yakoreyemo ibitangaza byinshi, kuko batihanye, nkuko tubibona muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 20. Ikindi tubona hano nuko Yesu impamvu yaruhutse isabato nuko yaziye abayuda kandi akaba yaraje kubwiriza ubutumwa mu Bisiraheli. Rero yagombaga kubahiriza imihango yose y'abayuda. Icya kabiri nuko Yesu niwe wabashije gusohoza amategeko. Yagombaga gusohoza amategeko yose yananiye inyoko muntu, kugira ngo kubwa Yesu inyoko muntu ibashe kumvira amategeko yose y'Imana. Rero mu mategeko Yesu yashohoje ni isabato irimo. Ariko turi buze kureba yuko mu minsi ya Yesu igihe yari amaze kuzuka, ntabwo Yesu yigeze yongera kujya mu isinagogi ku isabato, ahubwo yateranaga n'abigishwa we ku wa mbere w'iminsi 7. Turi buze kubireba. Reka turebe ikindi twakwibaza. Mbese intumwa Pawulo yajiririje isabato? Tuzi Pawulo nk'umuntu wari umuyuda cyangwa se umwe mu bafarisayo bakomeye bakomezaga idini, kandi kimwe mu byo yarenganyirizaga itorero ni isabato irimo. Ariko reka turebe niba Pawulo nawe yarazirizaga isabato. Pawulo yari umuyuda mwiza, wubahaga amategeko no kuziririza isabato mbere yo gukizwa kwe. Bamwe bavuga ko yaziririzaga isabato na nyuma yo gukizwa kwe. Ariko dusoma mu byakozwe n'intumwa yuko yasangaga abayuda mu masinagogi ku isabato akababwiriza ibya Kristo. Ni ukuvuga yuko yabaga agiye kuvugana n'abayuda batizera, ntiyabaga agiye mu isinagogi kwigisha abakristo ijambo ry'Imana. Pawulo ntiyamanyaguye imitsima n'abo bayuda ku isabato ngo bibuke urupfu rw'umwami Yesu, ahubwo bajyaga impaka cyane ku bya Kristo kuko batamwizeraga. Bityo rero yasangaga abayuda mu isinagogi ku isabato kuko ariho yashoboraga kubona abantu kugira ngo abigishe ubutumwa bwiza. Yabigishije ababwira yuko amategeko adashobora guhesha umuntu gukiranuka imbere y'Imana. Abumvisha yuko abizera Kristo bose babarwaho gukiranuka kuri byose kubwe, ndetse n'ibyo amategeko ya Mose atashoboraga gukuraho byose. Tubona yuko ubuntu bw'Imana bwabishoboye. Tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 39. Mu isinagogi rero niho Pawulo yashoboraga kubona benshi abwira uburyo Imana yagambiriye kubakirisha ubuntu bwayo. Igihe rero Pawulo yajyaga mu isinagogi, kwari ukubahiriza itegeko ry'umwami Yesu ryo kwigisha ubutumwa bwiza kuri buri wese. Pawulo yaravuze ati, ku bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke abayuda. Tubibona mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 20. None rero Pawulo yajyaga mu isinagogi kugira ngo ashobore kugeza abayuda bene wabo kuri Kristo. Byari bikwiriye rwose ko urukundo rw'Imana rwagombaga guhata Pawulo akibabaza agasanga abayuda mu isinagogi ku isabato kugira ngo abagarure kuri Kristo. Abayuda bumviye Pawulo bakizera, batandukanye na bene wabo bateranaga ku isabato, batangira kwiyunga n'abakristo. Tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 2 n'uwa 4. Uburyo Pawulo yageze mu isinagogi nkuko yari yaramenyereye, maze amara amasabato 3 yose ajya impaka n'abantu ku byanditswe. Yemeje abantu yuko ibyanditswe byera byavugaga yuko Mesiya yari akwiriye kubabazwa, agapfa nyuma akazuka ava mu bapfuye. Abahamiriza ko Yesu ari we Mesiya. Bamwe mu bumvise ibyo Pawulo yavuze barizeye biyunga na Pawulo na Sila.
turagaruka mu kanya tureba nanone uburyo Pawulo yakomeje kuziririza isabato cyangwa se kubana n'abayuda ku isabato. ijambo ryawe riranyobora, mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rindemye umutima, nubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Ukuyeho kuba Pawulo yarasangaga abayuda mu isinagogi kugira ngo ababwirize ubutumwa bwiza bwa Yesu, ubundi mu bisanzwe Pawulo yateranaga n'abizera ku wa mbere w'iminsi 7. Tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 7. Haragira hati: ku wa mbere w'iminsi 7 duteranira hamwe kumanyagura imitsima. Pawulo arabaganirira, ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ageza mu gicuku. Pawulo nabo yari ari kumwe nabo mu rugendo bamaze icyumweru i Tirowa, nkuko tubibona ku murongo wa 6. Bigaragara ko Pawulo yahisemo kuba aho i Tirowa kugira ngo ategereze amateraniro yo ku cyumweru ariwo ku wa mbere w'iminsi 7, kugira ngo abashe gufatanya n'abakristo baho kumanyagura imitsima. Nubwo Pawulo yashakaga kugera i Yerusalemu vuba, ariko yageze i Tirowa atindayo, ategereje ko umunsi wa mbere w'iminsi 7 ariwo cyumweru ugera. Ni kuki abakristo b'icyo gihe batagiraga amateraniro ku wa 7 ariwo munsi w'isabato? Igisubizo kiragaragara. Mbere na mbere, itorero rigitangira, abakristo bateranaga ku wa mbere w'iminsi 7 ariwo munsi w'icyumweru, ntibateranaga ku wa 7 ariwo sabato. Abantu babayeho mbere na mbere itorero rigitangira batwandikiye cyangwa se mu nzandiko banditse cyangwa se mu byo bagiye bandika, batubwira yuko abizera ba mbere bateranaga ku wa mbere w'iminsi 7 ariho ku cyumweru. Abo harimo nka Barinaba wabayeho mu mwaka w'ijana nyuma ya Yesu. Ignatius yabayeho mu mwaka w'107 nyuma ya Yesu. Tubona Juste nawe wabayeho mu mwaka w'150 mbere ya Yesu, nyuma ya Yesu. Tubona na Irene wabayeho kuva mu mwaka w'150 kugeza muri 200 mbere ya Yesu. Abo bose tubona ko barabiduhamirije. Abantu bamwe bavuga yuko hafi y'imyaka 400 abakuru b'amatorero bahinduye umunsi wa 7 ariwo sabato bagombaga gusengaho, bawusimbuza uwa mbere w'iminsi 7 ariwo witwa icyumweru. Abenshi bakunda kuvuga ko byakozwe n'umwami Constante. Ibyo si ukuri rwose, kuko nubwo bemeje abantu guterana ku wa mbere w'iminsi 7, byatewe nuko mbere na mbere ariwo munsi itorero ryateranagaho. Nanone twakwibaza duti, none si isezerano rishya ritwigisha iki ku byerekeye umunsi wa mbere w'iminsi 7? Mu isezerano rishya ntidusoma yuko hari abandi bakristo bajiririje isabato nyuma yo kuzuka kwa Kristo. Yenda hari bamwe bamaraga kwizera Yesu bagakomeza kuziririza isabato kuko ariyo bari barashyizeho umutima, cyane cyane kubwo gukomeza amategeko, nkuko tubibona mu Bagalatiya Pawulo abacyaha. Nyamara ntitubona abantu bameze batyo mu isezerano rishya. Imana ntiyemereye abanditse isezerano rishya kuduhishurira ibyabo kugira ngo tumenye ko tugomba kuziririza isabato y'umunsi wa 7. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu, nta tegeko tubona muri Bibiliya ritubwira ko tugomba kuziririza isabato, haba ku mukristo uwo ari we wese, umuyuda cyangwa umunyamahanga. Ariko mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 9 n'Abakolosayi 2:16 na 17, Bibiliya ibuza abakristo kuziririza isabato. Kandi Yesu nawe amaze kuzuka ntiyateranye n'abigishwa be ku wa 7 ariwo sabato nkuko yabigenzaga mbere atarapfa. Yagiye mu materaniro yabo ku wa mbere w'iminsi 7 ariwo cyumweru. Tubibona muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 na 26. Ahangaha nongere mbisubiremo neza. Yesu amaze kuzuka yamaze iminsi 40 ku isi ari kumwe n'abigishwa be. Ntabwo yigeze asubira mu isinagogi ku isabato, ahubwo yateranaga n'abigishwa be ku wa mbere w'iminsi 7. Muri iki gihe turimo ni igihe cy'imbabazi. Nicyo gituma umunsi wa mbere w'iminsi 7 ari umunsi ukomeye ku bantu b'Imana, ari ryo torero, kubera impamvu zikurikira.
iya mbere, Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Kuri uwo munsi yabonekeye Mariya Magadalena nkuko tubibona muri Mariko 16:9. Icya kabiri, Yesu yateranye n'abigishwa be ku wa mbere w'iminsi 7 nkuko tubibona muri Yohana 20:19-26. Icya gatatu, Yesu yiyeretse abantu be ku wa mbere w'iminsi 7 ababwira ko ari muzima, Luka 24. Icya kane, umwuka wera yaje gutura mu itorero cyangwa se gutangiza itorero ari wo mubiri wa Kristo ku wa mbere w'iminsi 7. Uwo munsi wiswe Pentekote. Dusoma iby'uwo munsi wa Pentekote mu gitabo cy'Abalewi 23:15-16 no mu byakozwe n'intumwa 2:1. Bigaragara ko umunsi wa Pentekote wahozeho wari umunsi ukurikira amasabato 7, wari umunsi wa 50. Abisiraheli nabo barateranaga. Rero umwuka wera yatangije itorero ku munsi wa Pentekote ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7 cyangwa se umunsi ukurikira amasabato 7. Icya gatanu rero, abakristo ba mbere na mbere bateranaga bamanyagura imitsima y'ifunguro ryera ku wa mbere w'iminsi 7. Tubibona mu byakozwe n'intumwa 20:7. Paulo yigishije abakristo gutanga amaturo ku wa mbere w'iminsi 7. Tubibona mu rwa mbere rw'Abakorinto 16:2. Izi ngingo zose zituma tuvuga yuko uwa mbere w'iminsi 7 ari uwo munsi w'icyumweru, ari umunsi w'umwami. Nayo mpamvu yatumye abizera bahitamo kubahiriza uwo munsi ku bushake bwabo. Ni nayo mpamvu nta tegeko mu isezerano rishya ritegeka abakristo kuruhuka ku wa mbere w'iminsi 7 ari wo cyumweru. None ni kuki abakristo badatwarwa n'amategeko ahubwo batwarwa n'ubuntu? Tubibona mu Baroma 6:14. Impamvu badatwarwa n'amategeko nuko nyine batwarwa n'ubuntu bw'Imana, bityo ubwo buntu bw'Imana bwatubatuye ku mategeko n'isabato irimo. Abakristo rero ntibaruhuka ku wa mbere w'iminsi 7 kuko bibwira yuko ari w'Imana iri bubahe imigisha cyangwa gutinya ko Imana yabahana, ahubwo biterwa n'urukundo bakunda Yesu kuko nawe yadukunze akatwitangira nkuko tubibona mu Bagalatiya 2:20, aho Paulo yavuze ngo niba mpinduza ubusa ubuntu bw'Imana gukomeza amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Abisiraheli rero baruhukaga ku wa 7 bitewe nuko ari wo munsi Imana yaruhutseho imirimo yayo imaze kurema isi. Natwe abakristo turuhuka ku wa mbere w'iminsi 7 bitewe nuko twishimira umunsi Yesu yazutseho akaduha umunezero, bityo natwe tukaba tugomba kumunezeza. Dusoza, reka turebe mbese mu isezerano rishya handitswemo amategeko 10. Ese amategeko 10 yababoneka mu isezerano rishya kugira ngo dushire impungenge yuko ayo mategeko 10 abantu bavuga ko tutubahiriza agaragara mu isezerano rishya? Reka tubirebe. Mu by'ukuri amategeko 10 atwereka yuko Imana ari Imana ikiranuka kandi kwica imanza zitabera. Nkuko nababwiye ubushize, amategeko ntabwo atanga agakiza, ahubwo amategeko aberaho kumenyekanisha ikibi cyangwa se icyaha, kandi akatwereka yuko Imana ikiranuka, bityo twebwe abanyabyaha tudashobora gushyikira gukiranuka kw'Imana. Aho niho Paulo yise amategeko mu isezerano rishya pedagogas. Pedagogas bivuga iki? Bivuga umurinzi w'umwana cyangwa se guardian. Umurinzi w'umwana ni umuntu wabaga ashinzwe umwana kumwitaho kuva ku myaka 0 kugeza umwana ageze ku myaka y'ubukure. Iryo niryo jambo Paulo yakoresheje avuga amategeko, yavuze ko ari pedagogas. Niyo mpamvu amategeko yayise umushorera utugeza kuri Kristo. Tugeze igorogota rero, icyo amategeko yatubwiraga twarakibonye, n'icyo amategeko yaduteganyirizaga twarakibonye. Kandi uretse rimwe gusa, andi mategeko yose yahawe itorero. Iryo tegeko rimwe ritagaragara mu isezerano rishya ni itegeko rya 4 ryo gukomeza isabato. Isezerano rishya ntiritegeka abizera b'iki gihe gukomeza isabato. Andi mategeko yose ari mu isezerano rishya kuko Imana ishaka yuko abantu bayo bagira imigendere ikwiriye abera, bagirira bagenzi babo neza ibihe byose. Ibyo ntibishobora guhinduka kuko iyo ikintu ari cyiza gihora ari cyiza igihe cyose, ariko iyo ari kibi gihora ari kibi ibihe byose. Ariko kuziririza isabato byo si bibi igihe ushobora gushyitsa amategeko yayo yose nk'uko byanditswe mu isezerano rya kera.
Pawulo mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 10 yaragize ati havumwe umuntu wese uhirimbanira iby'amategeko ntabisohoze kuko amategeko adafite icyo ahuriyeho no kwizera, ariko uyakomeza azabeshwaho nayo. Ariko se iyo dushobora gukomeza amategeko, Kristo aba yaraje mu isi kudupfira? Iki ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Mu by'ukuri iyo dushobora gukomeza amategeko yose uko yakabaye, ntabwo Kristo aba yaraje mu isi kudupfira, kuko twari kuba dukiranuka. Ariko kuko tutashoboye gusitsa amategeko, Kristo yaje kudupfira kugira ngo asohoze amategeko yose, hanyuma twebwe duhabwe gukiranuka kw'Imana. Isabato rero ni itegeko Imana yahaye Abisirayeli ngo bayubahirize. Noneho reka turebe mu Isezerano Rishya amategeko 10 ahwanye n'ay'Imana yatanze mu gitabo cyo Kuva igice cya 20. Mu kanya turagaruka tubireba. Ijambo ryawe riranyobora, nami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rindenga umutima. Ubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Reka turebe isezerano rya kera mu Kuva 20. Itegeko rya mbere riragira riti ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Tubibona ku murongo wa 3. Mu Isezerano Rishya haragira hati wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza. Tubibona muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19. Ahandi mu Rwambere rw'Abakorinto 8:4 turabona haragira hati nta mana yindi iriho keretse imwe. Itegeko rya kabiri mu Kuva riragira riti ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubite imbere. Tubibona ku murongo wa 4 n'uwa 5. Mu Rwambere rwa Yohana 5:21 haragira hati mwirinde ibishushanyo bisengwa. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Tubibona mu Rwambere naho mu Rwambere rw'Abakorinto 6:9-10 haragira hati nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Nanone tubibona mu Rwambere rw'Abakorinto 10:14. Itegeko rya gatatu mu Kuva riragira riti ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ni umurongo wa 7. Mu Isezerano Rishya tubibona muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 12 hagira hati ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye oya oya. Yesu yaravuze ngo ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Itegeko rya 4 riragira riti wibuke kweza umunsi w'isabato. Ku murongo wa 8 nta murongo uvuga iryo tegeko mu Isezerano Rishya. Itegeko rya 5 riravuga ngo wubahe so na nyoko. Murongo wa 12. Mu Bakolosayi 3:20 ndetse no mu Befeso 6:2 haragira hati wubahe so na nyoko. Itegeko rya 6 riragira riti ntukice. Umurongo wa 13 mu Kuva. Naho mu Rwambere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 15 haragira hati ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Tubibona mu Rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 15. Itegeko rya 7 riragira riti ntugasambane. Tubibona mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 14. Naho mu Isezerano Rishya haragira hati ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasambanyi ntibazaraga ubwami bw'Imana. Tubibona mu Rwambere rw'Abakorinto 6 umurongo wa 9 n'uwa 10. Abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Tubibona mu Baheburayo 13:4. Itegeko rya 8 ravuga ngo ntukibe. Umurongo wa 15 w'igice cya 20 cyo Kuva. Naho mu Isezerano Rishya haragira hati uwiba ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza. Abefeso 4:28. Itegeko rya 9 riragira riti ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe. Tubibona ku murongo wa 16 igice cya 20. Mu Isezerano Rishya haragira hati abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja ya kumuriro n'amazuku, niyo rupfu rwa kabiri. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 8. Itegeko rya 10 riragira riti ntukifuze. Umurongo wa 17 w'igice cya 20. Naho mu Isezerano Rishya haragira hati utari umukunzi w'imiya kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe. Tubibona mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 3. Mwica ingeso z'iby'isi, kurarikira n'imyifurize yose niyo gusenga ibigirwamana. Isezerano Rishya rero ryigisha itorero kubyerekeye gukomeza isabato nk'uko Abisiraheli babigenzaga
Iki ni ikibazo umuntu yakwibaza, niba isezerano rishya ryigisha abakristo gukomeza isabato nk'uko abisiraheli babigenzaga. Mu by'ukuri cyane cyane itegeko rya 4, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo, muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka? Ndatinya yuko ahari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Aya ni amagambo aboneka mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10, aho Pawulo yabwiraga abakristo b'Abagalatiya abihanangiriza gukomeza imboneko z'amezi no kuziririza iminsi n'amasabato. Igihe Pawulo yavuze ko Abagalatiya bageragezaga gushimisha Imana kubwo kuziririza iminsi mikuru y'ibihe by'amezi n'imyaka, yavuze iby'iminsi mikuru b'idini y'Abayuda ati kuziririza iyo minsi mikuru ni dini itagira umumaro. Ibi Pawulo yabivuzeho mu Bagalatiya. Abizera bamwe b'i Galatiya bashatse kugira ikimenyetso cyo gukebwa ku mubiri, nk'uko tubibona mu Bagalatiya 5 umurongo wa 2. Bari bamaze guhindukirira idini y'Abayuda ho hato kubwo gukomeza isabato, nk'uko tubibona mu Bagalatiya igice cya 10. Bari kurushaho gusubira inyuma iyo bakebwa. Ibyo Pawulo yabibacyahiye cyane abizera, nanone yabicyahiye cyane abizera b'i Kolosayi ati nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Tubibona mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 na 17. Abantu bose bakomeza amategeko cyangwa bibwira ko bakomeza amategeko ndetse n'isabato irimo, bakibwira ko ari byo bibahesha kwemerwa n'Imana cyangwa kubaha Imana. Ndagira ngo mbamenyeshe iki ngiki, nuko amategeko yashushanyaga uzaza cyangwa yari igicucu cy'uzaza, ariko twebwe muri Kristo Yesu twamaze kubona icyo amategeko yatubwiraga. Rero umukristo si ngombwa ko akomeza isabato, kuko yishimira isabato nyakuri ariyo munezero ubonerwa muri Kristo Yesu. Tubibona mu Baheburayo igice cya 4 9 n'icumi. Icya kabiri, isabato yari ikimenyetso gusa cy'isezerano Imana yasezeranije abisiraheli kuva 31:16 kugeza 17. Nidukomeza isabato, ndavuga nk'abakristo, tuzaba tudasobanukiwe itandukaniro riri hagati y'Abayuda, abanyamahanga n'itorero ry'Imana, nk'uko tubibona mu rwambere rw'Abakorinto 10:32. Abakristo ntibari munsi y'amategeko, ahubwo bari munsi y'ubuntu bw'Imana, nk'uko tubibona mu Baroma 6:14. Icya gatanu, nta tandukaniro ry'amoko riri muri Kristo Yesu, nk'uko tubibona mu Bagalatiya 3:38. Icya gatandatu, ukomeza isabato agomba kuziririza n'andi masabato yose yashyizweho n'amategeko ya Mose, nibwo azaba asohoje amategeko yose, nk'uko tubibona mu Kuva 31:13, Abagalatiya 3:10, Yakobo 2:11. Icya karindwi, nta n'umwe ushobora kuziririza isabato ngo ayishyitse nk'uko isezerano rya kera ribitegeka, bitewe n'uko twese turi abanyantege nke. Tubibona mu Baroma 8:3. Icya munani, igihe dutekereza kunezeza Imana kubwo gukomeza cyangwa kuziririza isabato, tuba twongera ibikorwa byacu ku buntu bw'Imana kandi bitari ngombwa, kuko dukizwa gusa n'ubuntu bw'Imana bidaturutse ku mirimo yacu myiza, nk'uko tubibona mu Befeso 2:8-9. Icya cyenda, igihe twongera imirimo yacu ku buntu bw'Imana, icyo gihe tuba twihimbira indi nkuru nziza cyangwa tuba twihimbira kandi gakiza. Nyamara Imana ivuga yuko uwo ari we wese wihimbira indi nkuru nziza cyangwa wihimbira kandi gakiza ari ikivume. Tubibona mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 8 n'uwa 9. Icya 10, Bibiliya ivuga yuko atari ngombwa ko umukristo akomeza cyangwa aziririza isabato. Tubibona mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 9, 11, no mu Bakolosayi 2:14-17. Bene data rero, nagira ngo mbereke neza yuko umukristo ntabwo ari munsi y'amategeko cyangwa ategetswe gukomeza isabato. Naberetse uburyo butandukanye cyangwa se impamvu zitandukanye zituma turamya Imana cyangwa se duterana ku munsi wa mbere w'iminsi 7, kandi n'impamvu atari ngombwa ko dukwiriye gukomeza isabato. Rero tutagiye kure, reka